Mu gihe wibagiwe password ya telefone yawe, dore ngubu uburyo bwihuse kandi bworoshye bwo guhita ubikemura wibereye iwawe mu rugo. Urabona ko password yatunaniye. Iyi ngiyi ni Infinix Hot 60i. Dore nguko uko wahita ubikemura vuba vuba. Kurikirana iyi video tujyanane step by step. Ni ukuvuga ngo ikintu ugomba guhita ukora wihuta. Kurikirana iyi video tugendane step by step, ntihagire akantu kaza kugucika cyangwa se utarutse video kugira ngo utaza kugira akantu na kamwe kagucika. Kurikirana iyi video nkwereka uburyo wabigenza. Urabona hano dufite laptop cyangwa se machine, urakonektaho wifi nk'ibisanzwe. Urabona ko iPhone yacu rwose password nayo tuzi. Numara gukonektaho wifi, urabona ko hano hasi wifi igiye guhita ijyaho. Ngiyi hano urategereza akanya. So iyi channel Alan Tech, ibuka gukandaho subscribe kugira ngo ujye ubonaho amakuru y'ikoranabuhanga cyangwa se amakuru ajyanye na technology. Iyi channel yacu rwose niyo ushobora kubonaho amakuru y'ikoranabuhanga. Urabona ko internet yacu tayari yamaze kuba connected. Noneho ikintu uhita ukora rero ni iki ngiki: zimya ya telefone yawe witonze. Zimya telefone yawe, numara kwizimya uraza ufungure iyi soft, iyi ngiyi best flash tools, kugira ngo murayizi. Ubwo tayari urahita uyifungura. Numara kwifungura uraba wacometse umugozi muri laptop yawe cyangwa se muri machine. Urafata umugozi, urabona ko twe dukoresha Phantom. Icyo uri bukore urategereza ya soft ibanze ifunguke. Dore ngiyi hano soft, utegerezaho ifunguke. Ubwo telefone ugomba kuba wayizimije. Telefone igomba kuba ijimije. Urahita uza winjire muri ya soft. Numara kwinjira muri soft, nta bintu byinshi, nta gutinda, nta kindi kintu ukozemo. Soft ikimara kugeramo, urabona ko soft iri kwirodinga. Uretse itijyamo tayari hano bamaze kujyamo. Ikintu uri ukora urayirekera hano kuri MediaTek, hano naho urekereho auto. Hanyuma urahita uza hano handitse meta. Ahangaha urahita uza ukanda hano handitse ngo format. Muri kuhabona, then baratakubwira ngo checking login. Hanyuma ubwo ngubwo telefone ugomba kuba wayizimije. Kugira ngo ibashe kuba yakora neza. So icyo ukora rero ukimara kuzimya telefone yawe, ugakanda haranditse ngo format. Urashaka umugozi wa USB ucomeke muri laptop yawe, umugozi wizeye. Ikindi, phone igomba kuba yinjiza neza, ikabisoma machine, ukabizi ko isoma machine. Hanyuma ikintu ukora uracomekamo phone. Hanyuma numara gucomekamo phone urategereza. Urabona ko bari kutubwira ngo connecting successful cyangwa ngo connecting success. Urategereza. Urabona ko biba biri kugenda byirodinga bigaruka. Urategereza akanya gato. Nkibutsa ko iyi channel yacu ya Alan Tech niyo channel nyine wabonaho video z'ikoranabuhanga izigisha, yaba ama AI, yaba tech tips, yaba gukora phone n'ibindi. Nyaboneka kanda subscribe, ufungure inzogera kugira ngo tujye dushyiraho video uyibone mu ba mbere. Urategereza akanya gato wihanganye. Ikindi, wirinda gukubaganya umugozi uri gukoresha cyangwa se nko kuba wakoma laptop yawe cyangwa se ukaba wakangiza ibindi. Urabireka bigume biri standby, biri ahantu hamwe. Urategerezaho, then bahita bakuzanira option imeze gutya. Bahita bakuzanira option imeze gutya, bakubwira ko hari ibintu byabaye successful, clear data successful, ibintu nk'ibyo. Ikintu uri bukore, urafata aya matushe abiri, hanyuma ukanda n'iri ryo kwatsa. Urafata aya matushe abiri, ukanda n'iri ryo kwatsa, utegereza akanya. Ikimara kwaka, haciyeho akanya gato, urahita urekura ya matushe yawe. Noneho barahita kuzana mu cyitwa factory reset ya nyayo yo kuba wayiforomati. Ni ukuvuga ngo urategerezaho akanya gato,
nta kindi kintu ukanze cyangwa se nta handi hantu ukoze, tegerezaho akanya irabanza yake. So hanyuma barahita kuzana option imeze atya. Ikintu rero uri buhite ukora hano, urakanda kuri tushe rimanura rigabanya volume, iryo ngiryo rigabanya volume urarikandaho, urikande umanuka hasi handitse reboot. Gikanda reboot irahita yiforomata. Hanyuma hano bifata akanya, bifataho iminota. Ikintu uri buhite ukora urategereza yizimye, hanyuma yongere yiyatse. So urategereza akanya, nyabone kanda subscribe kuri channel yacu, hanyuma sharing video ku nshuti zawe. Tera comment niba ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi. Buriyo wanditse comment ukatubwira ikibazo ufite, tugusubiza muri video y'ubutaha. Ikindi liking iyi video kuko biradufasha kugira ngo tumenye ngo ibyo dukora mu mwabibonye cyangwa se murabyishimira. Ikindi subscribe nizere ko yo uba wamaze kuyikora kare. Kanda subscribe ukongera ugakoraho, ugakanda ahantu handitse notification, nyine ukafungura notification ahantu handitse all, ubwo bufunguye inzogera tugishyiraho video uhita uyibona mu ba mbere. So urategereza akanya gato, urabona ko telefone yacu yamaze kurangira. Noneho hano rero ikintu ugomba guhita ukora, urabona hano ngiye kwereka uburyo wakora noneho setup. uraza uhitemo ururimi, icyongereza cyangwa se igifaransa cyangwa se Filipini bitewe cyangwa se igishinwa n'ururimi ukoresha. Reka duhitemo icyongereza kuko nicyo dukunze gukoresha. Urahita uza uhitemo igihugu, byiza uhitamo igihugu cy'ahantu uri. Reka duhitemo igihugu Rwanda, duhitemo next. Ubu noneho iyi ni setup y'abantu bari bazi email iri muri iyi telefone. Ku bantu bari bazi Gmail yari irimo cyangwa se account ya email yari irimo, iyi niyo setup ushobora guhita ukora. Ku bantu batayizi rero, FRP bypass n'ubundi uyikoresha iriya soft tumaze kuyikoreshaho tuyiforomata. Kuvuga ngo uraza ushyiremo password ya wifi kugira ngo ubashe gukomeza. Numara kuyiconnecta password ya wifi urahita utegerezaho, irahita yo ubwayo ikomeza cyangwa se nidakomeza urahita ukanda hano handitse ngo next. Gikanda next urahita uza uhitemo hano handitse ngo I have read and agree to the above terms. Wemeze ko wasomye amategeko kandi ubyemera, hanyuma uhita ukanda next, urategerezaho akanya. So ku bantu bari bazi email yari irimo rero, dore uburyo uhita ubigenza. Tegereza gato inze mwereke uburyo uhita ubikoramo. Hanyuma ku bantu batari bazi email kanabomba mbibereka, uraza hano muri soft, nk'ibisanzwe. Numara kuza muri soft urahita uza n'ubundi hano urekera hano Mediatek Auto, uhita uza hano kuri service, uhita uza hano handitse ngo FRP reset FRP ADB. Ahangaha handitse ngo reset FRP, ahangaha dore ngaho muri kuhabona reset FRP ADB, uhakore. Cyangwa se uze hano ahangaha handitse ngo service, uhita uza hano handitse ngo reset FRP. Aho hantu habiri nkweretse niho ushobora guhita ukuriramo FRP. FRP ubwo ni nko kuvuga ngo ni ku bantu batazi password yari iri muri telefone, batazi na email yari iri muri telefone. Ni ubu buryo ukoresha, uhita uza hano handitse ngo reset FRP aho ngaho, cyangwa se hari ahandi hambere nakweretse, ukabikora fone izimije. Hari n'ukuntu urabona nka gutya gato yuje handitse ngo reset FRP, bahita bakubwira hano ko bari gucekinga login, hanyuma urabanza ukazimya telefone yawe. Wamara kwizimya urabona ko bakubwira ngo connectaho telefone izimije. Dore ngibi hano bari kubitwereka, connectaho telefone izimije. Hanyuma imaze kuyiconnectaho izimije, FRP ubwayo yo iyo uyicanye usanga yikuyemo. Mu gukora setup hari ahantu ugera ikaba yatinda, urayizimya ukakora factory reset n'intoki. So wamara gukora factory reset n'intoki ukagaruka hano kuri setup bundi bushya ihita ivamo. Biramutse bigucanze mbwira muri comment mbashe kuba nagukorera video.
hanyuma urahita uza ukanda hano handitse ngo don't copy. Ahangaha iyi channel yacu ya RN-Tech niyo channel ushobora kubonaho utuntu. Ni option imeze gutya, bakuzana option imeze gutya, uhita uhitamo ushyiramo email hano, ariko ibyiza reka dukoreshe aha hasi. Uhita ukanda hano handitse ngo Skype, ugahita uza ukongera ugakanda hano handitse ngo Skype, ugahita ukanda hano handitse ngo Skype, ugahita uza hano handitse ngo Google Service, ugahita uzamura hejuru ugakora accept. Niba umaze gukora accept uraza ugakuraho tuno tuntu twose ugakanda OK, ubundi ugategereza telefone ibiri kwirodinga cyangwa se bakubwira ko biri bufate iminota mike. Hano ikintu rero uhita ukora, uraza ugahita ukanda hano handitse ngo next, ugahita ukanda OK, ugahita ukanda hano handitse ngo Skype nanone, ugahita ukanda hano handitse ngo next, ugategereza amasegonda make. Tegereza amasegonda make now igihe babikuzaniye. So